ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Rero uyu munsi Imana y'amahoro ibagirire neza. Kuri uyu munsi tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu, Imana y'amahoro ibane namwe bantu badukurikiye kuri Birasohoye TV. Uyu munsi wa none tubahaye ikaze yo kubagezaho ikiganiro nangase kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none birashoboka ko wabona nta gisubizo ufite, wihebye, urira, utaka, ariko hakabura umuntu waguhoza. Umunsi tukuzaniye ijambo rivuga ngo uyu munsi Imana ikugirire neza mu ntambara urimo, mu bibazo urimo, mu bijyageze urimo. Imana iguhereze umugisha. Uyu munsi dufite umutumirwa twatumiye kugira ngo atuganirize nanga se atugezeho ijambo ry'Imana ku bantu badukunda, ku bantu badukurikirana umunsi ku wundi, 5 kuri 5 kuri Birasohoye TV. Imana y'amahoro imugirire neza. Reka twakire umutumirwa w'uyu munsi adusuhuze, anatuganirize, atubwire ahavuye n'ahaturutse n'icyamuzanye. Mbese uyu munsi ni umunsi w'ubutabazi, ni umunsi wo kuganirwaho n'ijambo ry'Imana. Rero mukozi w'Imana, uyu munsi turakwakiriye. Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi meza, ukomeze mugira amahoro. Murakoze cyane, murakoze kunyakira. Ubusanzwe amazina ni Ntagisanimana Gabriel. Uyu munsi nkaba nabaye umutumirwa wo kuri Birasohoye TV. Murakoze cyane kunyakira. Amazina twatangiranye ni Ntagisanimana Gabriel. Kugira ngo kuri itariki y'uyu munsi ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 kugira ngo tubashe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ubwo niryo jambo ryamfashije uyu munsi, nawe urimo uranyumva muri aka kanya kuri itariki, kuri aya masaha, ribashe kugira ngo rigiraho rigukura, rigiraho rikwerekeza mu izina rya Yesu. Turatangirana na Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6. Ni ijambo rihumuriza cyane, rifasha abantu. Wowe uriko uri mu bigeragezo kuri uyu munsi, wowe uriko uri murababazwa muri iyi minsi, ndagira ngo nkuzanire ijambo ryagufasha muri iyi minsi, ryabasha kuguhumuriza, ryagukura mu bibazo, ryagukura mu ntonganya, ryagukura. Haleluya, amen, amen. Ndagira ngo tuze kuganira ku jambo ribasha kuba ryagiraho rigukura, ribasha kuba ryagiraho rigushyira. Wowe uri kurahangana n'intambara zo muri iyi minsi, uri kurahangana n'ibigeragezo, ribasha kuba ryagiraho rigukura, rigiraho rikwinjiza, kugira ngo bashe kuba kwinjira muri Yesu Kristo umeze neza cyane. Haleluya. Renda gishishikariza mwebwe muri ko muranyumva muri aka kanya, kuri iyi saha, kuri iyi tariki, tugeze kuri saha ya 9:05 murimo muranyumva kuri Birasohoye TV. Ndagira ngo dufatanye kumva iri jambo ry'uyu munsi nabateguriye, ryabasha kuba ryaguhumuriza. Turaganira tubitangira, twatangiranye Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Ni ijambo rimfashaga cyane, rikampumuriza, kandi nawe uri muraryumva ribasha kuba ryaguhumuriza. Turatangirana na Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Amen. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahagurutse ngo niko Uwiteka avuga, ngo ndashyira mu mahoro ngo mu bacurire ingoni. Amen. Ngo ndashyira mu mahoro. Wowe uri kuranyumviriza kuri aka kanya, wowe uri muranyumviriza kuri aya masaha y'isaha 9:05, uri murumva kuri Birasohoye TV muri aka kanya, wowe wahuye n'ibigeragezo, wowe wahuye n'intonganya, wowe wahuye haleluya, wowe ukurikiranyira ijambo ngo ndahagurutse ngo niko Uwiteka avuze, aje gushira mu mahoro ngo mwacurire ingoni. Haleluya. Wowe uri kuranyumviriza kuri aya masaha, ndagira ngo nkubwire ijambo ryakugenewe uyu munsi. Ntago ari ngiye uyu munsi wariteguye, n'Uwiteka abashe kuba yabana nange kugira ngo ndikugeze uri kuranyumviriza muri aka kanya. Ushobora kuba warahuye n'ibigeragezo, wowe wahuye n'ibikugusha. Ndagira ngo kugira ngo wumvire ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene,
ngo nonaha ngo ndahagurutse ngo ni Uwiteka avuga. Ushobora kuba waranyazwe, ushobora kuba wahuye n'ibigeragezo by'isi. Muri iyi si dufite ibitugusha. Ushobora kuba waracumujwe na byinshi, ushobora kuba waranzwe n'umuryango, ushobora kuba waranzwe n'abavandimwe n'abo tuvuka hose, ariko Uwiteka arakubwira ngo ndahagurutse ngo ni Uwiteka avuze, ngo nje gushira amahoro ngo wacurire ingore. Amen. Iri jambo ndarikundaga cyane. Uwo uri kuranyumviriza kuri aya masaha, uwo uri kubanye nanjye muri aka kanya, ndagira ngo nkumenyeshe ko ubutabazi bw'Uwiteka buje kubana nawe kuri iyi saha. Uwiteka aje kuguhumuriza wowe n'aya magambo ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Wowe uri kuranyumva warahuye n'ibigeragezo, wowe uri kuranyumva warahuye n'intonganya, wowe uri kuranyumva warahuye n'abadayimoni, ariko Uwiteka aje kubana nawe kugira ngo aguhumurize. Amen. Haleluya. Amena. Iri jambo ndarikundaga cyane rero. Bakristo bavandimwe rero duhuriye kuri Birasohoye TV, ndagira ngo mbahumurize mbabwire n'iri jambo risoza n'aya magambo twatangiranye riboneka muri Yeremiya igice cy'umurongo wa 19. Haravuga ngo bazakugwanya, ngo bazakugwanya ariko ngo ntacyo bazagutwara, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo kugira ngo nkurokore. Iryo ni ryo jambo ry'Uwiteka yavuze muri Yeremiya, ngo bazakugwanya ariko ngo ntacyo bazagutwara, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo kugira ngo nkurokore. Umaze iminsi uhura n'abadayimoni, umaze iminsi uhura n'umwijima, umaze iminsi waraterejwe n'amadayimoni, ibyuka bihoherano, ariko ngo bazakugwanya, ngo ntacyo bazagutwara, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo kugira ngo nkurokore. Amen. Haleluya. Uri kuranyumva kuri aya masaha rero, iri jambo rigufashe, iri jambo rigiraho rigukura, iri jambo rigiraho rikwicaza. Uri kuranyumviriza muri aka kanya, iri jambo riguhe gutuza muri wowe, riguhe kunezerwa. Aho haleluya. Amen. Amen. Iri jambo rigiraho rigukura, rigiraho rikugeza. Amen. Ngo bazakugwanya ariko ngo ntacyo bazagutwara, ngo kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Amen. Ushobora kuba udahuza n'umuryango, ushobora kuba utumvikana n'abavandimwe, ku musozi utuye akaba ari wowe gicibwa, ku muryango uvukamo akaba ari wowe gicibwa, ukumva ko nta jambo ushobora kugira mu bandi, ariko Uwiteka kugarutseho kugira ngo naguhereze ituze, wajya mu gasinzira ukamera nk'abandi, wajya ugatuza ukamera nk'abandi. Haleluya. Amen. Amen. Icyo gihe iyo uri mu bigeragezo uba uri mu butayu, kandi iyo uri mu butayu ntujya ngo bigere ku nzoka. Iyo ubyibushye baravuga ngo agwaye ibitimbo. Iyo uri mu butayu urajya neza bakavuga ngo yabwiriwe. Iyo uri mu butayu, amen, Uwiteka gukure mu butayu. Iyo uri mu butayu wambara igitenge, abandi bakavuga ngo ni London. Iyo uri mu butayu urajyaga ntusinzira. Amen. Amen. Haleluya. Ariko Uwiteka abane nawe, Uwiteka kurokore, Uwiteka agira hagukura, Uwiteka agira hakwicaza, Uwiteka guhereze gutuza, Uwiteka kugaburira. Oh haleluya. Uri Uwiteka Mana ishobora byose, uri Imana ikuraho ibigeragezo, ni Imana itegeka, ni Imana ikubita abadayimoni, ihambira ibitero by'umwijima. Uwiteka akomeza abane nawe. Amen. Uwiteka akomeza abane nawe. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kuranyumviriza kuri Birasohoye TV, kugira ngo ukomeze ubane natwe, tuguhereze ibitekerezo byakubaka, kugira ngo tuguhereze inama zakubaka zijyanye n'imirongo ya Bibiliya. Uwiteka akomeza abane nawe. Haleluya. Amen. Amen. Uwiteka kurengere. Turasozanya n'ijambo riboneka mu Befeso ibice 4 umurongo wa 29. Amen. Turasozanya n'ijambo riboneka mu Befeso ibice 4 umurongo wa 29. Iryo jambo narikunda cyane. Iri jambo impamvu ndikunda, wowe uriko uranyumva ahangaha kuri Birasohoye TV, iri jambo uyu murongo nawe ubasha wagukura ugira naho wakwerekeza, nawe uriko urawumva ubike mu mutwe, kugira ngo nundi wese wabasha kwerekera inzira y'ukuri n'ubugingo, inzira y'umuyoboro wa Yesu Kristo, wabasha kuri mubwira nawe rikagira aho rimukura. Uwo murongo uravuga ngo ijambo ryose ngo riteye isoni, ngijambo ryose riteye isoni ngo ntirigaturuke mu kanwa kayo. Haleluya. Ngijambo ryose riteye isoni
ngo ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ngo ahubwo mujye mubasha kuvuga ngo ijya kubaka abandi kugira ngo rigire aho birakura, kugira ngo ribagire aho ribashira. Amen. Nawe uri kuranyumva rero kuri aka kanya kuri Birasohoye TV, iri jambo ndarikuzaniye kugira ngo rigukure aho wari uri, kugira ngo rigushiraho wa Yesu Kristo akwicaze mu mutima, wicare mu mutima wa Yesu Kristo. Uwiteka abane namwe. Haleluya, haleluya. Ngo ijambo ryose riteye isoni. Amen. Wowe uri kuranyumviriza rero, ijambo ryose riteye isoni ni igihe uri mu bandi. Amen. Wiyitirira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iryo jambo riteye isoni tandukana naryo, ahubwo uvuge irya Yesu Kristo. Utama nk'aba bandi bakoze ku musaraba wa Baraba, ahubwo uba warakoze kwa Yesu Kristo kugira ngo akomeze abane nawe. Ndabashimiye rero kuba mukomeje kubana nanjye, mukomeje kudukurikirana kuri Birasohoye TV. Ndabashishikariza kugira ngo mujye mukomeza kubana nawe. Ibi biganiro ni byiza, bibasha kuba byagukura aho wari uri, ibyabashije kuba byagutandukanya na Yesu Kristo. Ndagushishikariza kugira ngo umugarukire, kuko ari we utanga ubuzima, ni we utanga amahoro, ni we utanga umunezero. Iyo uri muri Yesu Kristo ubamo neza. Amen. Haleluya, haleluya. Ndabashimiye rero mukomeje kubana natwe, mugira amahoro.